Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukurikiye televiziyo Kiliziya imwe, aho dukomeje kurebera hamwe ibintu bitandukanye bidufasha mu kwemera Gatolika. By'umwihariko tukaba dukomeje kubana no muri iki kiganiro cy'amateka y'abatagatifu duhimbaza muri Kiliziya Gatolika. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe amateka ya Mutagatifu Yohani Damascene cyangwa se Jean Damascene. Mutagatifu Jean Damascene ni umusaseridoti wabayeho mu myaka ya 676 kugeza mu mwaka wa 749. Izina rye ry'amavuko ry'icyarabu ryari Mansur ibn Sajun, bivuga ngo Mansur mwene Serije. Mansur bivuga kandi mutsinzi. Izina rye rya gikristu ryari Yohani. Yohani Mansur uwo bamwise Damascene kuko yavukiye i Damasi mu gihugu cya Siriya. Niwe uheruka mu bakurambere ba Kiliziya b'Abagereki. Byongeye kandi ari mu banditsi ba Kiliziya Gatolika bayubahishije cyane. Mu myaka 800 yose ntawamwigishijeho. Se nubwo yari umukristo rwose utarabihishaga kandi utarabuhinyukagaho, abayisilamu bari bamaze iminsi batsinze icyo gihugu, bacaho bamugira umutware wacyo. Nuko areba umumonaki wari imbohe y'abayisilamu, aramusaba ngo amwihakire. Baramumuha nawe amugira umwarimu wa Yohani. Uwo mumonaki yitwaga Cosima, akaba yari umutaliyani w'umuhanga cyane mu bwenge bwari buzwi icyo gihe, ariko cyane cyane yari imena mu byigwa bya Kiliziya. Nuko yigisha Yohani, aba umuhanga rwose muri byose. Cosima abonye ko nta kindi gisigaye atabigishije, asaba gusubira iwabo mu Butaliyani. Barabimuha, naho Yohani ajya guhakwa kwa Kalifa, amugira umutware wa Damasi uko se yari ameze. Bidatinze ariko abamugiriye ishyari bamurega ibinyoma. Wa mwami w'abami witwa Leo ahimba inyandiko yerekana ko Yohani Damascene yari inyuma y'igitero cyateye i Damasi muri ibyo bihe. Izo nyandiko zigezwa kwa wa mwami w'umuyisilamu. Kalifa abyemera adatinze, ntiyita ku bisobanuro Yohani yamuhaye. Nuko Kalifa amuca ukuboko, aramurekura. Yohani asaba ko bamuha ukuboko kwe baciye, barakumuha. Nuko aragenda ajya mu nzu yiwe yasengeragamo Imana, asaba Bikira Mariya kumukiza. Amurahira ko nagukiza azarinda apfa acyogeza mu bitabo bye Yezu na Mariya. Bikira Mariya aramubonekera, amukiriza ukuboko rwose, ntihagira n'inkovu ikurangwaho. Kalifa abimenye aramutumiza. Abonye icyo gitangaza amusubiza ubutware yari yamunyaze, ati nemeye ko bakubeshyiraga. Yohani ariko hashize iminsi arabwegura, atanga ibintu bye byose abiha abakene, maze ajya kwiha Imana muri monasteri ya Mutagatifu Sabasi. Aho aherewe ubupadiri, atangaza bose cyane cyane ukumvira kwe kw'akataraboneka.
n'indi mico ikomeye ya gikristo. Yandika ibitabo byinshi bisingiza Bikira Mariya kandi bivuguruza mbere na mbere abarwanya icyubahiro amashusho amuha, kuko abigisha b'inyoma bitwa abamenyi b'amashusho bavugaga ko ubukirisitu butayoba budakwiye kugira amashusho y'abatagatifu. Yohani Damascene yabaye ishingiro ry'abahanga ba Kiliziya baje nyuma cyane bitwa abasikorositiki. Ibyo yanditse cyane ku bijyanye ku ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya no ku zindi nema Bikira Mariya yahawe ntacyo bigira bisa ku bwiza no ku busobanukirwe. Ibyo yanditse cyane ku bijyanye n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya no ku zindi nema Bikira Mariya yahawe ntacyo bigira bisa ku bwiza no ku busobanukirwe. Yitabye Imana ku itariki 4 Ukuboza mu mwaka wa 749. Ni Papa Leo wa 15 wamugize umwarimu wa Kiliziya. Ikuzo ryo kwitwa umutagatifu yari yararihawe kera. Ngaya amateka ya Mutagatifu Jean Damascene. Tukaba twifurije abitwa ba Jean Damascene mwese gukurikira uru rugero, natwe tutitwa ko ntiturugendere kure. Ibi byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Ku baba bifuza andi makuru ku bijyanye n'inyandiko zakusanyijwe, warebera kuri izi nimero ubona kuri iki kiganiro. Nimugire amahoro kandi Nyagasani Yezu nabane namwe.